Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Sonia. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha. Muriteguye? Muri abana beza. Reka dutangire. Banyeshuri, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gusoma inkuru. Mukunda gusoma inkuru namwe? Kugira ngo tubashe gusoma neza inkuru yacu, ndifuza ko tubanza gusubiramo akatuzo kaza kudufasha gusoma neza ku muvuduko ukwiye, ndetse tukanaruhuka aho biri ngombwa. Ako katuzo dusubiramo kagaruka kenshi mu nkuru ni akabago. Banyeshuri, muribuka uko akabago gateye n'uburyo gakoreshwa? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe uko akabago gateye n'aho gakoreshwa. Murakoze cyane banyeshuri. Nk'uko twabyize, akabago gateye nk'akadomo. Gakoreshwa ku mpera y'interuro yuzuye ifite icyo isobanuye. Reka mbahe ingero z'interuro ebyiri ziri kumwe zisozwa n'akabago. Imikino idufitiye akamaro, ituma tugira ubuzima bwiza. Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe ahari akabago muri izo nteruro. Reka nsubiremo. Imikino idufitiye akamaro, ituma tugira ubuzima bwiza. Nizere ko mwabikoze neza. Akabago ka mbere kari inyuma y'ijambo akamaro. Akabago ka kabiri kari inyuma y'ijambo bwiza. Reka nongere nsome interuro zacu. Imikino idufitiye akamaro, ituma tugira ubuzima bwiza. Mu gihe nasomaga, naruhutse inyuma y'ijambo akamaro. Kubera ko iyi nteruro yuzuye, yumvikana kandi inasozwa n'akabago. Ijambo ritangira interuro ya kabiri ituma, naryo ritangizwa n'inyuguti nkuru. Mwibuke ko twize ko ijambo rikurikira akabago ry'interuro ikurikiyeho ritangizwa n'inyuguti nkuru. Iyi nteruro ya kabiri twasomye nayo yashojwe n'akabago kuko narangije kuyisoma nkaruhuka. Inkuru rero tuza gusoma uyu munsi irimo utubago. Mu gihe tuza gukora imyitozo yo gusoma, nizere ko buri wese aza kujya aruhuka igihe cyose ageze ku kabago mbere y'uko akomeza interuro ikurikiyeho. Si byo se? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, nk'uko maze kubivuga, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gakuru umunyeshuri yisomera. Uyu munsi abanyeshuri baraza gukora umwitozo wo gusoma agakuru kari mu bitabo byabo. Niba umwana adafite igitabo cy'Ikinyarwanda mu rugo, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Muraza rero kurambura ku rupapuro rwa 206 tujyane. Niba kandi utabasha kubona igitabo, ntugire ikibazo, urakomeza gufasha umwana gukurikira isomo. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Nzakunda gusoma, mbihe umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma.
uyu munsi turasoma inkuru yitwa Abana dukine. Ku bafite ibitabo byanyu by'ikinyarwanda, murambure ku rupapuro rwa 206 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe muze gukurikira neza uko nsoma, kugira ngo bize kubafasha gusubiza neza ibibazo byo kumva umwandiko. Mwese mwarambuye ku rupapuro rwa 206. Nk'uko nababwiye, uyu munsi turasoma inkuru yitwa Bana dukine. Dusubiremo twese. Bana dukine. Ni byiza cyane. Ngaho mwese nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'inkuru yacu Bana dukine. Murahabona iki? Reka mfashe abadafite ibitabo gusobanukirwa ibiri kuri iyo shusho. Njye ndahabona abana b'abanyeshuri bari ku kibuga imbere y'amashuri bari gukina. Abo banyeshuri bari mu matsinda atandukanye. Hari abari gukina umupira, hari abari gusimbuka umugozi, hari abari kwiruka, ndetse hari abicaye bari gukina igisoro. Siko se namwe abafite ibitabo mwabibonye? None se, mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu Bana dukine, n'iyo shusho tumaze kuvuga iri mu nkuru, muratekereza ko inkuru yacu iza kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu muri kumwe icyo utekereza inkuru yacu iza kuvugaho, cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Ni byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kureba niba koko uko mwabitekereje ariko bimeze mu nkuru yacu nyuma yo gusoma. Reka rero mbanze mbaha akanya k'iminota 3, mubanze musome inkuru yose. Mugerageze kuyisoma neza mu ijwi rituje, hanyuma nanjye ndaza gukurikiraho murangije. Uko nsoma, mugende munyuza urutoki munsi ya buri jambo muri gusoma, kugira ngo bibafashe gusoma neza. Ngaho nimutangire. Mwibuke kandi ko inkuru yacu iri ku rupapuro rwa 206. Nzakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma, ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye, kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Bayobozi nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga, kandi iyo ashobora kwiga agirira igihugu
bigirwa akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi igisha umwana gusoma, toza umwana gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Je buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, 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 mu rubuga nsome. ninjye ugiye gukurikiraho nsoma. Mu gihe nza kuba nsoma hari ibyo nza kwitaho. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse, ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza, ndajya nsoma nihuta kandi nduhuka ahantu hose nza guhura n'akabago. Ngaho nimukurikire uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Biraza no kubafasha gusobanukirwa uko amwe mu magambo yagendaga bagora asomwa igihe mwasomaga. Bana dukine. Kuva kera imikino n'imyidagaduro byari ingenzi mu buzima bw'abantu. Abana b'icyo gihe bitabiraga imikino inyuranye. Imikino mvamahanga itaramamara mu Rwanda, abana bakinaga imikino gakondo ikabanezeza. Abahungu bakinaga umukino w'agati, gusimbuka urukiramende, igisoro, gutera umuhunda, kumasha n'iyindi. Abakobwa bo akenshi basimbukaga umugozi, bagakina ubute, bagasamata, bakihishana n'ibindi. Imikino n'imyidagaduro gakondo yashoboraga guhuza abahungu n'abakobwa. Byatumaga abana bato bakura neza, ingingo z'umubiri ntizihinamirane, ahubwo zikagororoka. Bungukaga inshuti, bagakuza umubano, bagasabana kandi ikabarinda indwara zinyuranye. Imikino n'imyidagaduro gakondo yari ifite akamaro kanini tutarondora. Hari imikino gakondo igikinwa n'ubu nko gusimbuka urukiramende no kwihishana. Ni byiza ko abana bayitabira kuko ari ingirakamaro ku buzima. Twige Ikinyarwanda. Abana, nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Ku bafite ibitabo, nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe mukomeze munkurikire uko nsoma, kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo musoma. Bana dukine. Kuva kera imikino n'imyidagaduro byari ingenzi mu buzima bw'abantu. Abana b'icyo gihe bitabiraga imikino inyuranye. Imikino mvamahanga itaramamara mu Rwanda, abana bakinaga imikino gakondo ikabanezeza. Abahungu bakinaga umukino w'agati, gusimbuka urukiramende, igisoro, gutera umuhunda, kumasha n'iyindi. Abakobwa bo akenshi basimbukaga umugozi, bagakina ubute, bagasamata, bakihishana n'ibindi. Imikino n'imyidagaduro gakondo yashoboraga guhuza abahungu n'abakobwa. Byatumaga abana bato bakura neza, ingingo z'umubiri ntizihinamirane, ahubwo zikagororoka. Bungukaga inshuti, bagakuza umubano, bagasabana kandi ikabarinda indwara zinyuranye. Imikino n'imyidagaduro gakondo yari ifite akamaro kanini tutarondora. Hari imikino gakondo igikinwa n'ubu nko gusimbuka urukiramende no kwihishana. Ni byiza ko abana bayitabira kuko ari ingirakamaro ku buzima. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 3. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma, harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu. Ijambo duhereyeho ni imikino gakondo. Reka nsubiremo. Imikino gakondo.
dusubiremo twese imikino gakondo. None se bana, muzi icyo imikino gakondo bisobanura? Imikino gakondo bisobanura imikino abantu ba kera bakinaga. Reka noneho nkoresha ijambo imikino gakondo mu nteruro. Umwarimu wacu azatwigisha imikino gakondo. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo imikino gakondo? Ngaho nimuyikore. Mwibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni umuhunda. Reka nsubiremo. Umuhunda. Dusubiremo twese. Umuhunda. None se abana, muzi icyo umuhunda bisobanura? Umuhunda bisobanura icumu. Gutera umuhunda ni umukino abantu bakinaga barushanwa gutera icumu ahantu kure. Ngaho nimutege amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo umuhunda. Kalisa yatsinze abandi mu mukino wo gutera umuhunda. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo umuhunda? Ngaho nimuyikore. Mwibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho nimufate akanya k'iminota 3, musome inkuru yose mu ijwi ryumvikana, inshuro 2, kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Ngaho nimutangire. Nizere ko buri wese yamaze gusoma inkuru ku nshuro ya mbere.
ngaho nimwongere musome inkuru ku nshuro ya kabiri, hanyuma mu kanya turasubiza ibibazo ku nkuru. Akanyugunyugu k'amabara meza, icyampa ngo kaze nkagira inshuti, nakigisha gusoma, kubara no kwandika, nk'uko mwarimu yabitwigishije. Abacada efagaha, ijaka na mana, opa rasata, uva wayaza. Turakanyugunyugu k'amabara meza, icyampa ngo kaze nkagira inshuti, nakigisha gusoma, kubara no kwandika, nk'uko mwarimu yabitwigishije. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Papa akunda kumbwira ngo arankunda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Mama akunda kumbwira ngo arankunda. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, harimo na TVET. Ababyeyi banjye barankunda, bose barankunda. Abana, umwandiko twasomye wabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma? None se, ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye, dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, ni mu kihe gihe abana bakinaga imikino gakondo gusa? Reka nsubiremo. Ni mu kihe gihe abana bakinaga imikino gakondo gusa? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe igisubizo cyawe. Niba uri wenyine nabwo, wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabikoze neza. Ni mu gihe imikino mvamahanga yari itarakwira mu Rwanda. Nimutege amatwi mbabaze ikibazo cya kabiri. Vuga imikino gakondo nibura 3 yakinwaga n'abana yavuzwe mu mwandiko. Reka nsubiremo. Vuga imikino gakondo nibura 3 yakinwaga n'abana yavuzwe mu mwandiko. Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko mwabikoze neza. Muri iyo mikino harimo gusimbuka urukiramende, gusimbuka umugozi, kumasha, gukina igisoro n'iyindi. Mutege amatwi mbabaze ikibazo cya gatatu. Uratekereza ko gukina nyuma y'amasomo byakumarira iki nk'umunyeshuri? Reka nyisubiremo. Uratekereza ko gukina nyuma y'amasomo byakumarira iki nk'umunyeshuri? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko buri wese yasubije iki kibazo neza. Igisubizo ni iki? Imikino ituma abantu basabana, imikino iraruhura,
Imikino kandi ituma tugira ubuzima bwiza. Abana, ni irihe somo twakuye muri iyi nkuru twize? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Mu nkuru twizemo ko siporo ari nziza ku buzima bwacu kandi ituma tugorora ingingo zacu zikamererwa neza. Twige Ikinyarwanda. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe inkuru bana dukine. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze muwusome ubwanyu cyangwa muwusomera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rwa 206, igikorwa cya 2. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira abo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biri aho mu rugo iwanyu. Muze kandi gukora umwitozo wo gushushanya abana bari gukina. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka hari akabago. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF, batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw, cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twige Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.